Uyu munsi rero imbuga nkoranyambaga ibitangazamakuru bigiye bitandukanye n'indi nkuru irimo iragenda ivugwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. N'impanuka ibereye hano mu mujyi wa Kigali, hano muri Nyabugogo. Nyine Nyabugogo, yewe nta muntu numva utazi hano muri Nyabugogo. Umuntu wese nyine azi muri Nyabugogo. Ndumva nyine abantu benshi batuye igihugu cyacu ndetse n'abagenderera igihugu cyacu cy'u Rwanda benshi bazi Nyabugogo. Murabizi niho abantu bategera imodoka zijya mu bice bigiye bitandukanye, ari abajya mu ntara zitandukanye, abajya mu bihugu byo hanze, nabo nyine bakoresha hano muri Nyabugogo. Rero impanuka yahabereye isize inkuru mbi cyane hano muri Nyabugogo. Ni impanuka rero yabaye ahagana saa 7 z'amanywa zo kuri uyu wa gatandatu, tariki ni ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025. Rero twebwe icyo tuje kubabwira cyabaye muri iyi mpanuka ni ukuza nyine kugenda turebera hamwe ese ni iki cyaba cyateye impanuka, ese abakomerekemo baba ari bangahe, ese ababuriyemo ubuzima muri iyi mpanuka yaba ari bangahe. Kuko tugiye kuvuga ko impanuka yo kuba yo yabaye, ahubwo se twebwe turatandukanira kuki n'abandi bandi bose bagiye basohora iyi nkuru. Twebwe rero icyo tubazaniye ni ukubabwira nyine ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka ndetse n'abakomerekeye muri iyi mpanuka. Byinshi rero turaje tubibasobanurire muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Gusa icyo twebwe tubisabiye ni uko mwakwihangana mukareba munsi y'aya makuru nyine murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazogera kaza nako nimugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimagiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Rikare twebwe twigarukire n'inkuru mbi cyane yabereye hano muri Nyabugogo, hano mu mujyi wa Kigali. Ibitangazamakuru, amafoto harimo aragenda asirikira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. N'impanuka rero y'imodoka itwara abagenzi yagonze inyubako ikatirwamo amatike muri gare ya Nyabugogo ahakorera sosiyete yitwa Zebra. Urukuta rw'inyubako rugwira abari bayirimo. Amafoto yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse na video yagiye icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mwabibonye ukuntu iyi modoka nyine yaje itigunga urukuta. Ni ibintu nyine biteye ubwoba. Bari bahari, hari ibintu bagiye batangaza nyine. N'impanuka nyine na n'ubu abantu benshi cyane iracyabari mu mutwe bitewe n'ibyo biboneye amaso ku yandi. Iyi mpanuka rero nk'uko twatangiye tubivuga yabaye agana saa 7 z'amanywa. Ambirasi zahise zihagera rero kugira ngo zijyane kwa muganga bakomeretse, ndetse na polisi yihutira gutanga ubutabazi. Murumva rero ko nk'abantu bari bahari hahise haza ambirasi zirenze imwe, kuko nyine abakomeretse bo ni benshi, kuko nyine n'impanuka sinzi ukuntu nabivuga, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko nyine impanuka ibereye hano muri Nyabugogo isize inkuru itari nziza mu baturage ndetse n'ababonye iyi mpanuka. Umwe rero mu baturage babonye impanuka iba yabwiye itangazamakuru ko iyo modoka yari iturutse i Muhanga igeze i Nyabugogo higonga kwasiteri yari iri imbere yayo iri kugenda buhoro. Yagize ati kuko yo yari ifite umuvuduko mwinshi yahise imanuka higonga inzu. Hari uwo dukorana bamutwaye amerewe nabi cyane. Undi muturage nawe witwa Ngarambe yagize ati yakomeje ikubita inzu, nta muntu yahitanye, ikubita igikuta, bishoboka ko cyaba cyaguriye n'abantu. Impanuka ishobora kuba yatewe no kubura feri. Undi witwa Nambara Jean Bosco nawe yagivuze ko iyo modoka yabanje kugonga yari iri imbere yayo. Ati imwe yamaze kugonga, indi ifata umuvuduko mwinshi irenga umuhanda yigonga urukuta. Abantu bakomeretse, abandi bajyanywe kwa muganga.
n'amarira rero ni n'agahinda kanini cyane ku bintu nyine byabereye hano muri Nyabugogo. Iyi modoka rero n'urukuta yagonze rwakoreragamo iyi sosiyete ya Zebra. Amakuru avuga ko iyi Zebra ikora ingendo zerekeza mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Uretse ibiro rero bya Zebra, hanagonzwe inyubako z'ubucuruzi zacururizwagamo telefone, byari birimo byose birangirika ku buryo bukomeye. Gusa nyine kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru ko iyi mpanuka yabaga, twari tutaramenya neza umubare w'abakomerekeye muri iyi mpanuka ndetse n'ingano y'ibyangijwe nabyo biratangazwa. Gusa nyine n'ibitangazwa nabyo turabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Iyo mpanuka kandi ubwo yari ikimara kuba, ngo nyuma yaho gato hari indi yari imaze kuhabera mu marembo ya gare ya Nyabugogo nanone, kandi aho kwasiteri yagonze umuntu umwe ahita nawe yitaba Imana. Babonye iyo mpanuka bavuze ko imodoka yabanje kumukandagira ikirenge agwa, hanyuma ikamunyura hejuru. N'impanuka rero zose zagiye zihangayikisha abaturage, gusa nyine yateye ubwoba abaturage nyine n'iyi ngiyi yagonze urukuta maze ruza kugwira abantu. Gusa nyine amakuru yagiye atangazwa n'uko umuntu wari utwaye imodoka yagonze runo rukuta ngo yari umudamu, ngo ubwo rero yabonaga iyi mpanuka ishobora kuza nawe kumugirira nabi cyangwa kuba yamuhitana, yahise avamo akizwa n'amaguru, kuko yabonaga ibintu bitoroshye, kuko nawe ngo yaza gutindamo nawe yari kuza kubura ubuzima. Rero murumva ko Imana yigaragaje nyine, uyu muntu wari utwaye iyi modoka ntiyabura ubuzima. Abagiye batandukanye bose rero bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byerekeranye n'iyi nkuru. Ari abagiye bagira bati ni ukuri abo ngabo bakomerekeye muri iyo mpanuka, Imana yo mu ijuru ibabe hafi ibakize kugira ngo basubire mu buzima bwabo busanzwe. N'ibitekerezo byo byinshi abaturage ndetse n'abandi bantu bose bakomeje kugenda batanga kuri iyi mpanuka mbi cyane ibereye hano mu mujyi wa Kigali, hano muri Nyabugogo. Reka twe dusoreze hano n'aya makuru. Byinshi rero tuzakomeza kugenda tumenya byerekeranye n'iyi mpanuka, tuzabigarukaho mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mukomeze mugire weekend nziza, kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe mu byuma byose bigiye bitandukanye.